Rocky Kimomo ni umusobanuzi ukomeye cyane hano mu Rwanda, ukunzwe n'abatari bake mu buryo budashidikanywaho. Ni icyamare nk'uko najya byivugira kenshi, ndetse hari n'abajya kure bakamwita umwami w'agasobanuye mu Rwanda. Ariko rero ibyo bigateza impaka zamugiranye na mugenzi we Junior Giti, nawe ukundwa n'imbaga nyamwinshi, hari n'abamwijije mu gasobanuye. Ariko abangaba impaka zabo ni nk'iza Messi na Cristiano ntizijya zirangira. Gusa ikiriho cyo nuko bombi ari abasobanuzi b'abahanga, kandi bose bakunzwe ku kigero kijya kungana, niba ahubwo kitanangana. Uretse kuba ari umusobanuzi, ni n'umushoramari, aho afite kampani yitwa Rocky Entertainment ireberera abahanzi. Aho yamamaye cyane ubwo yatangiraga kumanaginga umuraperi Papa Cyangwe baje no gutandukana nabi. Uretse ibyo kandi afite n'izindi kampani zitandukanye zirimo nk'iyitwa Kimomo Safari ikora iby'ubukerarugendo n'ibindi byinshi akora. Ndavuga Rocky, benshi bamukundira style ye yo gusobanura yitaka, yivuga ibigwi, avuga ko nta wundi umurenze, nta wakora neza nkawe, yiyita byose n'ibindi nk'ibyo byo bakunze kwita kwikina. Hari bamwe bifata nko kwiyemera, ariko abandi ahubwo hakari ibyo bamukundira cyane. Rocky uzamubona kenshi aho ariho hose agaragiwe n'itsinda cyangwa se gengo ye bahorana, ndetse bakorana umunsi ku munsi, ririmo Kadafi Pro, Jean Marie Mikorojeni, Arafati Kaboyi na Savimbi nawe umusobanuzi, hakaba na murumuna we. Rocky ni umwe mu byamare bikunzwe cyane n'aha, birumvikana aravugwa cyane, ndetse mu bihe bitandukanye yagiye avugwaho inkuru zitandukanye zirimo inziza n'imbi. Nk'ubu nta wakibagirwa saga y'itandukana rye na Papa Cyangwe, cyangwa ngo yibagirwe inkuru y'ubukwe bwe yatigishije igihugu cyose no hanze yacyo bakayimenya. Buri wese yaribazaga ati, ni gute umusozi kuri gahunda ya Ntagikwe wagumuye benshi ababuza gukora ubukwe, bakaba yabaciye inyuma akabukora? Ni byinshi byavuzwe kuri uyu musore, ariko si mu by'ukuri Rocky Kimomo ni muntu ki? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe amateka y'ubuzima bwe akantu ku kandi, ubwe byose utamenye ku buzima bwe, udushya twamuranze, ubuzima bwe bwite, umuryango, urukundo n'ibindi byose bimwerekeyeho. Gusa mbere yuko nkomeza ariko nizere ko amaze gukanda ariko kuri iyi video, niba kandi ari ubwa mbere ugeze aha ngaha, kora subscribe kugira ngo tuzagucika n'ibiganiro tubategurira umunsi ku munsi. Njye wumva nitwa Jo12, mbaye ikaze. Turi kuganira kuri Rocky Kimomo, umusobanuzi ukomeye kandi w'umuhanga mu Rwanda. Rocky amazina ye yose yiswe n'ababyeyi ni Uwihoreye Maka, nk'uko bigaragara ku ndangamuntu ye mfitiye kopi, igaragaza ko yavutse ku itariki ya mbere z'ukwa mbere 1991. Kuri iyi ndangamuntu ye hariho ko yayifatiye mu karere ka Gasabo muri Gatsata, ari naho yakuriye, bishoboka ko ari naho yavukiye. Nubwo yamaye ku mazina menshi atandukanye arimo Kirabiranya, Kimomo, Byose, Ngombwa, Rambo n'ayandi, ariko akinjira mu gasobanuye ibyo yakoreshaga cyane ryamaye kurusha ayandi ni Rocky Kirabiranya. Aha rero abantu benshi akize bibaje kuri iryo zina rye. Kirabiranya ubusanzwe ni indwara y'urutoki, bakibaza rero ukuntu yitira indwara nk'iyo yabicishije inzara bikabayobera. Gusa nubwo asobanura yitwa Rocky Kirabiranya, siyo mazina yahawe n'ababyeyi, ahubwo ngo kuri w'izina ni nk'ipeti, bityo ngo yongera izina ku mazina ye buri uko yumva avuye ku rwego runaka ageze ku rundi. Abamwumva muri filime asobanura barabizi, ni umunyarwanda ukunda kwitaka cyane, aho akunze kwivuga agira ati, ndi byose, ndahumura, ndi sherifu w'uyu mujyi, sinikoraho, ndi umuyobozi w'agasobanuye n'ibindi. Gusa uyu musore iyo umubajije impamvu yivuga ibigwi cyane byitwa kwikina, akubwira ko abikomora ku muco nyarwanda. Uti gute? Kirabiranya ubusanzwe ni indwara y'urutoki, ariko ngo yaryise mu rwego rwo kwivuga ibigwi, nk'uko kera abagabo bateraniraga mu bitaramo bakivuga, bakavuga ibyivugo byabo. Yagize ati, Kirabiranya reka tureke kubyita indwara y'urutoki, tubyite nk'icyorezo. Kera hajyaga haba akagoroba k'abasore, abasaza, harimo n'umwami bakivuga, umwe akavuga ibyo yakoze. Muri uko kwivuga, umwe hari igihe yahagurukaga akavuga ngo njye ndi icyago, ndi icyorezo, nishuyu, ngira gutya na gutya. Abenshi bahagarukaga kuvuga ngo ndi icyago, ndi icyorezo, ikintu kiza gikuraho. Kirabiranya akomeza agira ati, nanjye rero naje nibanda ku muco, ntago ari ubwibone cyangwa kwita indwara y'ibitoki. Hari ushobora kubyumva Kirabiranya yaramucira urutoki akababara, ariko ni ukwivuga, ni umuco. Rocky Kirabiranya yatangiye gusobanura filime mu mpera za 2015, ayifashijwemo n'inshuti ye nayo ikunzwe mu gusobanura,
ariyo Junior Giti, avuga ko filime 5 za mbere yasobanuye zitasohotse, ahubwo yiciraga akazumva we ubwe kugira ngo yumve icyo yakongeramo. Uyu musore yasobanuye filime nyinshi cyane zakunzwe, ariko imwe mu zasigaye mu bantu igakundwa ndetse ikamugaragaza mu ishusho y'umusobanuzi w'umuhanga kandi urenze, ni iyitwa La Casa de Papel. Filime yakunzwe ku isi yose, ariko by'umwihariko igakundwa na benshi bitewe n'uyu musobanuzi wayifashemo. Rocky yakoze byinshi, yasobanuye filime nyinshi kugeza ubwo ari mu rwego rwo kuzisobanura akagera ku rwego kuzikorera. Nk'urugero, yasize hanze filime yise Umujinya w'umusirikare mu kwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2023. Rocky Kimomo yasohoye indirimbo zo kwifasha muri filime yahurijemo ibyamare. Ni filime yise Umujinya w'umusirikare, ikaba irimo abakinnyi badasanzwe bubatse amazina mu myidagaduro hano mu Rwanda, yaba abahanzi n'abakinnyi b'amafilime. Mu kiganiro yagiranye n'Igihe, Rocky yavuze ko ari filime yatangiye gukora mu mpeshyi y'umwaka wa 2022, ndetse nyuma gato y'iki kiganiro yahise yishyira hanze. Uyu musore yavuze ko umukinnyi w'imena muri iyi filimi ari Niyonzima Alfred, usanzwe uzwi mu mikino ngororamubiri. Uretse uyu kandi harimo abarimo Rocky nyirizina, Young Grace, Anita Pendo, Serge Yamuremye, Dumba, Kadafi n'abandi benshi. Ngira ngo iyi filimi mwarayibonye. Rocky avuga ko yatekereje gukina iyi filimi nyuma yo kubona ko nta n'imwe ikinirwa mu Rwanda iri ku rwego rw'izasobanura. Ati, filimi z'imirwano zirakundwa bikomeye, ariko usanga inshuro nyinshi zidakunze gukinirwa inaha. Yego ziravuna zigahenda, zikanatwara umwanya munini, ariko nanone iyo ushaka gukora ibintu byiza bigusaba kwitanga uko ushoboye. Reka hano nkubwire zimwe mu nkuru zasigaye mu mitwe y'abantu zavuzwe kuri Rocky. Benshi muri indirimbo yitwa Bambi y'uwitwa Shoshomura yakoranye na Papa Cyangwe ubwo yari akiri muri label ya Rocky Entertainment hari mu mwaka wa 2021. Ni indirimbo yakunzwe cyane, iranarebwa cyane kuri YouTube. Gusa mbere gato y'uko iyi ndirimbo isohoka, ibyayibanjirije byabaye inkuru itazibagirana mu mateka y'imyidagaduro nyarwanda, inkuru y'ubukwe bwa Rocky. Ubundi Rocky yamenyekanye ku mvugo ya Ntagigwe, isa nibuza abantu gukora ubukwe. Ni imvugo yakunzwe cyane, ndetse benshi batangira kuyikoresha. Ibi mvugo ikoreshwa cyane mu Rwanda. Ibi byatumye Rocky afatwa nk'uhagarariye ingaragu zose zanze gukora ubukwe ndetse zitanabiteganya. Kumva rero ko umuntu nk'uwo yateye ivi bwacya bakabona yakoze ubukwe, igikuba cyaracitse. Ku itariki ya 17 z'ukwa munani 2021 nibwo mu bitangazamakuru byose no ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amafoto ya Rocky yakoze ubukwe n'ikizungerezi. Ku ikubitiro habanje gusohoka amafoto yo gutera ivi. Amafoto yakwirakwije hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga yagaragazaga Rocky mu byishimo byinshi imbere y'ikizungerezi cy'umukobwa apfukamye ari kumwambika impeta. Umukobwa nawe nta kuzuyaza yahise avuga yes. Nyuma yaho gato hasohotse andi mafoto noneho y'ubukwe, umusore mu ikoti, inkumi nayo mu gatimba, bagaragiye n'inshuti n'abavandimwe. Benshi rero bakubiswe n'inkuba, abandi bacika ururondogoro bati aradohotse, abasore bati aratugambaniye n'ibindi. Gusa nyuma byagaragaye ko kwari ugutwikira indirimbo yitwa Bambe, ndetse aya mafoto yo gutera ivi no gukora ubukwe yari amashusho yifashijwe muri iyo ndirimbo. Ku kuyitwikira rero byanageze ku ntego yabyo, kuko mu minsi mike iyi ndirimbo Bambe ya Papa Cyangwe afatanyije muri Shoshomura yahise yuzuza miliyoni views mu gihe gito. Iyi tiba n'indirimbo ya mbere y'umuraperi mu Rwanda yujuje miliyoni views mu gihe gito. Ikindi kintu Rocky yavuzweho n'ubwambuzi, aho yashinjwaga agera kuri miliyoni 6. Ni amafaranga atutse ku mikoranire y'uyu musobanuzi na kampani yitwa Ingwe Media mu mushinga bari bafitanye, aho yasobanuraga filime yitwa Maître Nzovu yanakunzwe cyane. Nyuma rero yo kumwishyura bavuga ko Rocky atubahirije amasezerano, ndetse bikaba byarabateje igihombo gikomeye cyagera kuri miliyoni 6. Ibyo rero byaje gutuma ibibazo bya bombi bigorana, biba ngombwa ko bitabaza inkiko. Indi nkuru yavuzweho cyane kugeza n'ubu ikaba igifite udusigisigi, ni inkuru itandukana rya Rocky na Papa Cyangwe. Ku itariki ya 8 z'ukwa 12 2021, abinyujije mu itangazo yageneye abanyamakuru, yahamije ko yatandukanye n'umuhanzi Papa Cyangwe bari bamaze igihe bakorana. Rocky yagaragaje ko Papa Cyangwe yamusabye ko batandukana kuko yifuzaga gukora umuziki ku giti cye, bityo rero nawe amuha rugari. Mu kiganiro yagiranye n'Igihe yagize ati, Papa Cyangwe yaraje ansezeraho ambwira ko atifuza ko twakomezanya, ngiye ntabwo ashobora kumuzirika. Rocky abajije ku miterere y'amasezerano yari afitanye na Papa Cyangwe,
yavuze ko bari bariyemeje gukorana kugeza igihe ibintu bibereye byiza. Ati urumva twahuye nk'abavandimwe twiyemeza gukorana kugeza igihe ibyo twatekerezaga bikunze, ariko bibaye ngombwa ko dutandukana. Uyu musore abajwe niba ntacyo bishyuza Papa Cyangwe yagize ati ntacyo rwose, turamusabira imigisha kugira ngo azahirwe. Nk'uko nigeze kubikomozaho nyitangira, Rocky na Junior Giti bose ni abasobanuzi beza b'abahanga kandi bose barakunzwe. Ibyo rero bituma hagati yabo habamo akantu kameze nko guhangana, ndetse abafana bagasa n'ababahanganisha babagereranya, nubwo ubusanzwe aba bombi ari inshuti magara. Aba basobanuzi nabo ubwabo barabibona ko muri rubanda basa n'abahanganye, ndetse na Rocky ubwe hari igihe yigeze kubivugaho. Mu mvugo za bamwe bumvaga bavuga ko Rocky ari urenze, abandi bati Junior ararenze, ugasanga yatangiye kubagereranya bashingiye kuri filime bagiye basobanura, bavuga ko umwe arenze kuri filime z'ibihinde, undi akaba arenze ku nyakoreya, undi kuziteye ubwoba, undi nawe kuzirimo ubwenge bwinshi cyangwa se tekinoloji. Nyamara nubwo byavugwaga ndetse bigahabwa intera, aba bagabo bo ku ruhande rwabo baba biturije, bafite intumbero yo gukora ndetse nta n'ikibazo cyaba hagati yabo kuko ari umuryango nk'ibisanzwe. Rocky Kimomo aganira n'Inyarwanda yavuze ko yubaha cyane Junior Giti ndetse ko yamufunguriye inzira cyane cyane ku byo yagiye akora. Ahishura ko mu gihe yarwaraga nta wundi wamurwazaga atari we. Yavuze ko nta hangana rye nawe kuko hatariho Junior Giti niwe atakora, ndetse na Rocky adahari nawe atakora. Ibi bituma avuga ko ikintu yishimira cyane ni uko nkora cyane nawe agakora. Mu buzima bwe bwite Rocky aracyari ingaragu, nta mugore cyangwa umwana uzwi afite, ndetse yewe nta n'umukunzi uzwi. Gusa rugize gukekwa ko bakundana w'uruhu rwera. Byose byatangiye kuvugwa mu kwa 11 kwa 2021, ubwo Rocky yatunguranaga hakazana umukobwa w'umuzungu mu gitaramo cyo kwizeza imyaka 10 Bruce Melody yari amaze mu muziki, cyitabiriwe n'abakunzi b'umuziki nyarwanda ku bwinshi. Mu mashusho yafatiwe mu gitaramo cya Bruce Melody cyabaye tariki ya 3 Ugushyingo 2021 muri Kigali Arena, Rocky kirabiranye yagaragaye ari kumwe n'umuzungukazi, ubona ko bahuje urugwiro, bigaragara ko bitari ubwa mbere bari bahuye. Gusa ntabwo byigeze bimenyekana niba uyu bari kumwe yari umukunzi we cyangwa ari uwo bari bahuriye mu gitaramo. Gusa ubwo igitaramo cyageze aho kiryoshye, bahuje urugwiro bigira naho babyinana bakaraga umubyimba. Gusa icyo gihe ku mbuga nkoranyambaga hadutse impaka nyinshi, benshi bagaka kuri uyu muzungu wari wasohokanye na Rocky, bati ashobora kuba ari umukunzi we yaduhishe. Gusa ubu ngubu muri uyu mwaka Rocky Kimomo ntagaragaraza umukunzi we, mbega aracyari ingaragu. Ngayo nguko rero bw'ibyo Rocky Kimomo, umusobanuzi ukomeye kandi uhagaze neza ina. Ni byinshi yanyuzemo, ariko iby'ingenzi muri byo ukwiye kumenya nabikubwiye. Ni nanso ikiganiro cy'uyu munsi, mushimira ko wabanye natwe, naho ubutaha Imana ibarinde.